Ladies and gentlemen, mureke twakire umuntu kabisa dore mu muhanda aravuga ati kabisa mbonye mufite amakamera niki timwangurisha akantu gato mukambaza utuntu tumwe na tumwe turavuga ati natwe nago twamuceho atagize ikintu atubwira bafite ibintu byinshi yatubwira nk'ibisanzwe rero amazina ni Mando hano kuri Muge TV kabisa umujeni ngo meze bitariko ibintu biracamo ntaribi ntaribi kabisa ibintu biracamo kabisa ariko ni ingorane za danje asi ngorane gute ni ukuvuga ngo gusubiza ngo ibintu biracamo ni umuco wa Kinyarwanda nyine mwiriwe ati mwiriwe singombwa ngo umuntu aragutakira none se yitangiye urabona dutangiye tuvuga uratangiye ngo ni ingorane isizo ngorane uri kuvuga undi nizi reka twibaze mu buzima ubundi wabuze ikintu bita kubura amafaranga icyo ari cyo kuba nta mafaranga ufite none se abantu bose babayeho baba bafite amafaranga mane kabisa nose we subayeho suriho ni ukuvuga ngo nyine twavuze ubuzima butayafite yego ibintu cyo bita guciririka warabisomye cyangwa wabiciyemo guciririka iyo uvuze guciririka ubushatse kuvuga iki umuntu uri down kabisa maskini ubu urukumva uri maskini mane gusa giye ukuntu umeze shingiye ku ndi umusore n'imisi ahantu igeze nta kintu ngira ndenzera maskini ahubwo bavuga nose ufite imyaka ingahe Mfite imyaka 27 27 nose sinumva ukiri umwana gusa ndacyari umwana oya imyaka 27 ntago aba igihe cyo kwiheba ariko uzi kusetsa imyaka 27 bari mikeya abandi bagira imyaka 18 bafite icyo bazaba cyo cyagaragaye ariko none se 27 reka tugendane mo gake reka tugendane nkubaza ubundi wakuze gute kugeza aho ugeze imyaka 27 ubundi wakuze gute uri muntu ki ubundi bakwita ngo iki ino tubwire nyine kabisa ubuzima bwa bimeze bite ubundi yego ubundi nge mvuka mu muryango w'abana batanu n'umugabo n'umugore aho ni mu karere ka Gisagara niho kwifishi hariya mu murenge wa Save ni buhazi njya mumva ninjye cecekase wowe ndabyumva ufite byinshi byo kumbaza ako nushaka kumva inkuru ibice giye mbwire nzihorere oya tubwire ntari ese bwiye nkuru bundi ko numva yamara nk'iminsi nk'itatu we oya warajya uvugamo gake uvuga ati urasa kune fight y'ubukene ndazamuka kwiga birananirana hejuru y'ubushobozi buke shanda yenanirwa ikirara ndahandavurira shumi nkura gutyo ari ugushaka injamani ko numva byari hatari na n'ubu none inambara ndi kurwanda kubati none nizo gutwara umubiri nizo kubona amafaranga none uvuze gutyo mpita nibaza ikintu ese ubundi ni nk'icyo kintu cyaba cyarakubabaje mu buzima bwawe kugeza nk'aka kanya uvuga ati iki kintu sinzakibagirwa ikintu cyambabaje mu buzima ni ukuvukana n'umuntu akaba yagira ikintu yakagufashije mane ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo abavandimwe ba kera bari abo gukurana mu bibazo ariko ubu ngubu ko wagira umuvandimwe afite ikintu yakurusha utamubwira ati mara gashoro gana gatoya mane akahita gutekerereza ubundi gute unekereza ko nzahomba nari nacuruza none se reka nkubaza uba wumva ubundi bagoye nkubaka kanya gora n'umuntu akaguha igishoro ni nk'icyo kintu wumva wakora aka kanya timbonye igishoro cyangwa se ubwo ngo nyine wowe ahubwo wenda ayo wifuza uravuze ati wenda nifuza yo ni menshi ahubwo gusa inangiriro ni nk'akamiliyoni bamba bagakoresha nk'iki akamiliyoni natanga akoresha mu business ya dani iyi icyambere atanye nagatangura igare rishyashya byambaye ibikoresho bya original urumva igare rishyashya yagaze 130 none 130 ubwo urumva havuyemo miliyoni ivuyemo 130 basigaye 870 natanye nagatangura geto amezi abiri ubwo si 850 bisigaye sifite igare yego andi ngatashira kuri sako wenda nihereje gutya ngatafata nk'ibihumbi 50 ngajya mu masoko urumva uzana ihene nyigura uzana akagurube ngagura uzana inkware nyigura itanzana hano mu mujyi nakoze izina baranzi nta muntu nzi ku mateka ya fe nubwo naraburira naba nitabara ukuntu uri kumva ufite igitekerezo kizima uwo mushinga ngugubisa igice ni ukuri ko Imana abanyarwanda batwumva bafite ubushobozi bagufashe ubone ibyo biciri kabisa ubose bankora ariko na telefone ngira uretse kwimbira gutya bakaza yakwihera oya nose bakakaye nago wansigira adresse yawe nkamenya naho nkubariza ko byakugora kufatisha ubwo adresse kira kugira ukatungurira agafone nose nk'urugero nk'aka kanya na phone umuntu yazayigura ntago bari ibintu bikaze cyane ahubwo dore ikintu cyisha abanyarwanda gutegereza birahangayika nini ndwara y'agahinda gakabije uza abantu batubwiye ati dutegereze mane turategereza na n'ubu ngubu turacyategereje mane
ariko man je icyo nyereye se umuntu man umuntu yabagonzwa agakenera gutabarwa bitinze ambirasi nago umuntu ari umuntu ubugeza ambirasi atageza aho kuvuga ngo ngejo noze ushatse kuvuga yuko revugeza ari ambirasi yenzana n'undi ambirasi nuko ariyo modoka ashize mu gaciro noze reka nkubaze ufite imyaka 27 urumva uracyari umusore ese ubona ejo hazaza hawe hameze gute cyangwa urahateganya gute nisazi nibavuga icyo bita umusazi wumve jewe na hazaza hanje iyo nekereje hazaza hanje na mugore urumva man na mutungo nugupfa suzugurwa man Imana nita nabarango mu n'igishoro nzapfa nabishumi gukora umva reka tuvuge gukora reka tuvuge ku kazi kino minsi mwana man icyo bita akazi karagoye kujya uzafatisha amafaranga utazwi shumi utavugiye nawe waguha akazi kera ko umuntu yavaga hanga akajya Kigali akajya kwataka mu mujyi akajya bati ndashaka akazi bakatamutoragura ubu ngubu utoraguye se kujya kwa Kabuga yose mva nkubaze dore nk'ubu duhuri hano muri Huye wambweke wa Nyari Gisagara ese hano Huye wahageze ute cyangwa se nihuba ese Igisagara wanyu warahataye nyine mva se man ndabyumva ibyo ushaka kumbaza ni imibereho ya buri munsi atuba hehe gutya na gutya ariko gereka mubwiza ukuri mfite n'ahantu naratahanga naryama ariko mu gihe nafite amahoro akenshi nirira no mu mujyi nkata amahoro se yabuzwa niki kuba na amafaranga afite si imyemerera no gusesekara mu bantu ngenemerera no kuba ndi nk'igisimba ndi hano wepfa mu mashyamba ikibazo nuko udafite amafaranga man ahubwo ni ikibazo nuko imishinga yenda kumena gahanga wona agatakiye ati n'umusazi ati n'uwamuha ntacyo byamumarira ati uriya tuturamuzi ati n'inzererezi umva man abantu baradutekereza niko agahinda dufite twebwe ku umuntu yagufata akatagutekereza ngura n'uwamakazi si yagakora kandi man wanagakora unashonje ko numva bibabaje Busumba bitabaho ahubwo mwana ko bango birababaje rumba ibyo bintu bibaho cyane bibaho ibyo bintu byo bibaho kujya kuba umukarani kera byasabaga imbaraga z'umuntu ariko ubu ngubu ntago bisaba imbaraga zanjye ejo bundi natereye umuzigo umukarana barawunyambuye najire fite urumva man ngo najire fite bimbuza guhaha ariko ni ikibazo gikomeye nese ubu ngubu kujya kwambara iyo jire sa amafaranga gusa ikintu wenda nabwira abanyarwanda mujye mureba muniga amasomo mujye mumenya yuko abantu bose baba bakeneye akazi kandi bose mujye mubaha akazi bafite amaso nibabona bafite amarukwi nibumva man bafite amaso ariko ibintu areba bindo nubwo bari man izuko kamera birasho kureba kure man ari icyuma kigikorana nose umva nkwibariza nk'akantu gatoya nk'ubu bakugize nk'umuyobozi aka kanya w'intara se w'igihugu umuyobozi nyine ako ngugiye ngo nguze no kuririmba nzi kuririmba ariko ni karahanyuze ako nyine urumva uzi kuririmba karahanyuze ndayize ariko mwashakira ako kari mu mwata mukasacingira se sinzi nimba wenda twaga gushakira ako ni nkako agahita kaza gashyashya ako ya kaje mu mutwe muri by'urubyiruko Gino Miss mbwira karirimbo kari serious akera gafite impanuro niyo ndi bukuririmbire wowe hari yuzi wenda yake iyo tuducishirizaho gato yatwo umuranzi banzu ikonegite banzu baziyo robo yawe nikubwiko uko yandika iyo ndirimbo bayita ngwiki bayita biganza bya rutare ndirimbaho gato twumve nyine hoya wowe yishake ubundi ibindi byose twata tubikurikizaho nyuma nago ayiririmba ndikwagiye okay rero ndumva bitashoboka ubwongo bwo ntayuze ariko tubyihore ubundi sibyo bimaze oya byari bikimaze kugira ngo oya gapera n'abanyarwanda oya njyewe ntabwo ndi wo kuririmba ubu ngubu sinzi wasanga aricyo kizagukiza kuririmba ngo sanga nkaho ubaye umuhanzi w'icyamamare tukajya tukona ku mateleviziyo hano hose buriya rero wa mutipe we ari buriya gukira k'umuntu ntabwo abantu bose bakizwa n'ikintu kimwe yego urumva mani ushobora gukizwa no kuririmba undi agakizwa no guhinga ibigori undi agakizwa asamanga kuvuze guhinga kuki udakunda guhinga dore rero abanyarwanda bakera buri wese yumva ko buri wese ngafite umurima ye hari nk'ibintu bitubona bituruka muri Nyaruguru bikata bivuga ushaka kudere gukurera musore ngo yari mwiza urashyaje n'avuga gahinga cyakahirira nk'amani urumva mani kandi gahinda mani mwabakoboye umuntu wo muri Nyaruguru akakubona akahita kuganeza akakubwira ese mani guriya mutipe ngo buriya musiyajya no guhinga bo bumva ko nta muntu waba hadafite igisambu cyo guhinga mani kwebwe ntabwo bazi ko tubayeho nk'indege ewa gusa ikintu navuga nsorezaho nkubaza aka kanya nk'imipango uvuga ufite mu mutwe wawe kandi ukaba ufite wenda nabo bantu bakagufashije wenda bikaba bitagikunze we ku giti cyawe umwanzuro wumva wafashe cyangwa se intumbero yawe ni iyi noneho nk'umuntu watereranywe nk'umuntu wibuze
nyuma yaho nibonyemo igisubizo ubu sigaye nzi kwibeshaho. Ya ibyo ni byiza cyane. Nta kindi kintu umva wasangiza nk'abanyarwanda. Icyo nababwira cyo nuko bahumuka mani. Bahumuka. Reka tuvuge ku rusengero. Tuvuge ku rusengero se. Nta kibazo uvuga nabi. Aka mu masegonda make. Asabira kwa iki se? Ndetse ubwo ubundi n'isengero kabishwe bazifunze. Urumva mani? Iyo bazifunze se abazisenga mase tubazi. Ubundi ziriya nzu nizabababaye n'izimana ariko urahagera uri umukene uciriritse. Bakahita bakumedita ngo ugiye kubarwara udufone mani bakaguha kato nawe urahita nisohora. Byigeze bikubaho se? Byabaye ku bakobwa benshi naje byambayeho. Wagiye gusenga baravuga ati amafone muyahishe. Ukumva gusohora nawe urabyibwiriza. Umva mani bari abasikwera ahubwo mani reka bwiza ukuri. Ubwo bavuze ho byari ibindi bintu bitanekereza. Reka dusore zanga ikiganiro. Urakoze cyane ko dusangiza amakuru yawe. Nukuri ko Imana ikorohereze kandi bizacamo ibintu bimeze neza nukomeza akugiye bika no gusenga. Gusenga se bimaze iki? Ugisenga. Sibo gusenga uretse kwivugana mani. Nje nzajya hano nivugane mani. Kuko nzajya hano nuze nakundi. Nago wajya ukati Imana mbabarira umfashe n'iryanone. Irabizi. Irabizi niba kuva nabaho ariyo ubwo nyine niyibizi. Irabizi no muri nosi. Irabizi nyine. Sawa wakoze. Urakoze nawe. Banyarwanda rero mwari muri kudukurikirana dore twari turi kwitaradura n'umujena duhaye amakuru meza ni kuri Mugihe TV mukomeze mujye mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi murakoze cyane.